reka nkomeze kubasuhuza mwebwe mutukurikira ku Mucyo TV, turabakunda cyane. Turi hano muri Rubaya, aho tujya tuganira na bamwe mu baturage bahaturiye. Uyu turi kumwe reka abibwire, watangira wibwira, ubabwira witwa nde? Njyewe ni Uzabakiriho Joseph. Turi kumwe n'Uzabakiriho Joseph, tumusanze mu murimo ariko ntungandishe hinga Bosi wanje ndabona ariko njye ndanagukata ahubwo ndabona nawe uzi guhinga ndanagukata ahubwo mukari kayi none se hani Rubaya nyine amakuru yaho? Amakuru turaho nta kibazo turahe dufite, ikibazo gihari ni cy'amazi n'amashanyarazi kuri bamwe na bamwe. Okay, uyu Joseph hano ho turi guhinga ni muri Rubaya, ariko ubundi twebwe dutuye muri Cyumba. Muri Cyumba? Yego. Tureba se abaturage ba Rubaya ndetse na Cyumba babayeho bati. Joseph rero avuze ko we nta buriro afite, ikindi amazi kuyabona biramugora. Neza Joseph, yego, hano umuturage wa Cyumba ubuzima bwe n'ubundi bwabwestaye gute? Ubuzima bwacu twebwe buriye twakwiye mu cyayi, na n'ubu tuba mu cyayi, ariko icyayi ubu turi kugenda tukireka bitewe n'amasaha bashizeho. Ubundi icyayi twagisoromaga umuntu akajya mu cyayi aho bashyiriyeho amasaha 28 kuri 28, byari bibaye byiza cyane. Ariko urebye ubu ngubu byabaye bibi, kuko tugendera ku masaha bakavuga ngo urajya mu gishanga ukigwamo n'ibiro 20 bikabura. Rero mu biro 20 ukareba umuntu w'umugabo mu gihe nasomaga ibiro 250 ukavuga ngo yasinakwigwa n'isoma ibiro 20 ukabyihorera. None se mu gihe cyari gisanzwe aho mu cyayi mwakoraga gute? Ubundi nabyukaga kamera hano, noneho mu kubyuka kwanjye nkagenda nkasoroma nk'aya masaha nkaba ndi gupima. Ubwo gupima kw'aya masaha urabona ubundi nka saa yine wenda na 50. Yes. Nkataha bumwe nkajya nko kwahirira iyo nka, ukumva ko nkoze n'imirimo mbese mizima, atari kuvuga ngo ubu ndakora akazi kamwe. Ugasanga ubu ngubu icyayi turakinura. None kera mwarazinukaga mugakora uko ushoboje ugataha saa 6 ukaba wageze mu rugo, byaba ngombwa ukaruhukaho ukongera ukajya gukora kandi kazi. Ariko ibaze kuba umuntu w'umugabo n'ubu mfite abana 4, noneho nkakorera ibiro 10. Ubu ngubu barababwira ati amasaha mu gihe uzamukora amasaha menshi. Ubu ni amasaha menshi y'icyayi bikaba bibabangamiye. Biratubangamiye mu by'ukuri. Abaturage rero barazinukaga mu cyayi, urubyumvishe bakakora akazi kabo mu cyayi bagataha bakajya mu bindi. Ariko ngo ba nyiri icyayi bavuze ko bazajya bakora amasaha yose kandi birababangamiye. Si uyu gusa, hari n'abandi bigize bibangamiye. None murasaba iki cyangwa murifuza iki? Ubu ngubu tugize amahirwe bagasubizaho amasaha yo gutaha kare, wenda byibuze saa 7 umuntu akaba ari kuva mu cyayi ari gutaha, akazi twagakora tukareka kujya mu Buganda. Yego. Ubu akenshi turi gukorera mu Buganda. Bigatuma n'ubundi akazi ko mu Rwanda dugata. None se mu Bugande Joseph, yego, wowe se ntabwo wigeze kuba umurembetsi? Njyewe nase mu by'ukuri hari uburembetsi, hari no gucuruza. Mu by'ukuri njye mubwije ukuri, njyewe akazi gasigaye muri iyi si nakoze ni gakeya. Ariko kuri ubu ngubu nayikoze ndi umusore, aho nashakiye n'ubundi
mbona kugira ngo bakomeze kumiga mfite urugo ariko iyo uri umusore uba wigenga uba wigenga ariko iyo uri umugabo uba ufite aho kubarizwa ubu ngubu wabivuyemo nabivuyemo n'aka kazi batanze k'uburembezi n'uyu musore nubwo muri kumwe nawe yabikubwira ni akazi bamaye mu by'ukuri ni akazi nari nakoraho uretse kwishakira akazi ngewe iby'uburembetsi wowe ntago ukiri umusore warabikoraga narabikoze ariko wamaze kwisobanukirwa ubu nabibonye kuko mfite urugo rwanjye aho kugira ngo bamige reka ariko nkiri umusore ntabwo nabarizwaga n'ubundi narakoraga nkigendera ariko ubu bitewe n'uko mfite urugo ndavuga ngo se urugo rwanjye oyahoye no kuyinywa kandi nubwo nabikoraga sinyinywa nubwo nabikoze sinayinywaga uretse gushaka amafaranga kandi mu by'ukuri atari ukuvuga ngo ni ukurasa n'ubu nabikora kuko ni ugushaka amafaranga ariko wabivuyemo kuko wamaze kuba umupapa nabivuyemo ufite famiye nagize famiye nabona bibangamiye umuryango wanjye aho ngiye ngo umurembesi umuki ariko si bivuze ngo waba uyikoreye ngo sinamufasha oya namufasha bitewe n'ikibazo yahuye nacyo Joseph waramiwe aho uciye hose bavuga ngo dore umurembesi ukagira n'ipfunwe mu bandi none wabivuyemo uyoboka iy'ubuhinzi ubu se nka hano ingano warazihinze dusanze kuko waranasaruye gutyo uri guhinga ese uragira ngo uzahinge mw'iki ubu ngubu hano ndi gushakisha iyi nabire ngo ushyiremo uturayi nshaka gushyiramo ibirayi urashaka gushyiramo ibirayi mo hano none se Jose ni nk'izihe nama wagira abantu bishora muri ibyo ngibyo by'ibiyobyabwenge n'ubwo bwose biba ari ugushaka amafaranga ariko urumva ko bayashaka mu buryo bwemewe kuko aho bababonye hose bashobora guhura n'ibibazo bakabatakariza ubuzima ningize nama wagira abakibyishoramo oya nje nabibabwiye none ubu tujya tuhura nkabibabwira nkababwira ngo ati mu by'ukuri akasakazi ariko abandi bakambwira ngo impamvu bakajyamo nuko banga kwiba wakajya muri aka kazi ari kuvuga ngo akiba kuko ari nta kandi kazi ashoboye nanjye nkamubwira none se ko bazagufata bakakurasa ngo ati wavuse kandi nanone akavuga ngo gupfa nuko none Jose nabo ngabo urumva ko hari igihe bashobora kuhatakariza ubuzima n'ibyo bakoraga bigahagarara urumva ugereranyije n'igihe wakoraga ibyo ngibyo by'uburembetsi n'ibi ngibi uri gukora ni nk'iki ubona gitandukaniro ubu ngubu igitandukaniro amazi itandukaniro rihari ubu nkanjye isaha ngiriye zose ntabwo ngenda nishisha mu by'ukuri nkasanga icyo gihe hari harimo ifunwe ryari rihari ni ukugenda bavuga ngo mukomere bakagenda bavuga ngo buriya ni umurembetsi n'ibintu by'uburembetsi byavuyeho akazi nkoze kose nubwo nahura n'umurembetsi ntacyo yankora kuko n'ubundi abanzi abakuzi nta rugomo ngira ibibi nanone nubwo aba barembetsi babaho hariho n'abandi bantu babaho babona bambura kandi yashoye udufaranga twe ariko bakamwambura ubambura n'inzego z'umutekano cyangwa hari n'abaturage babambura kandi aba yashoye abaturage bagategera umuturage mugenzi we mu nzira ugasanga ibintu bibaye byiza kandi bakahomba kandi aba yashyizemo iki muri aho mukecuru aba yashyizemo igishoro yego bashyizemo igishoro cy'amakuru ari meza ugasanga ibintu byabaye ariko n'ubu bakaba banabamburiye hariya bakaza bakadusanga hano bakanadukubita mwese ni bagenzi banyu batwambuye
noneho muhura n'ikibazo cy'urugomo iyo babambure nk'hariya bahita baza batanakuzi bamwambure hariya kuko urabona ko ari mu Buganda. Iyo bamwambure hariya ahita aza akakorera urugomo. None se ntawe Joseph niki mwasaba inzego za leta? Inzego za leta nuko zajya zikora akazi kazo zikakakora neza, ariko nanone si bose. Hari abaza bagakora akazi, hari n'abandi baza muri ako kazi bashaka amafaranga bakaka za ruswa, yamara kwaka iyo ruswa ubwo n'ubundi yahura n'undi mugenzi we nanone akamwambura, kandi uriya bamuhaye agafaranga ugasanga ibintu nanone byabaye byiza. Yego. Iyo babambuye nabo bagenda biyahuza abo babonye mu muhanda hose babakubita. Turacyari hano mu murenge wa Rubaya, hano imbibi n'umurenge wa Cyumba. Turimo twiganirira na bamwe mu baturage bahakorera. Uyu ni Joseph uvuga ati nanjye nigeze kujya muri ibyo ngibyo by'uburembetsi, ariko nabivuyemo kuko namaze kwisobanukirwa ko nabaye umupapa. Ubu nta kigenda yihishahisha ahaciye hose, ahubwo agenda nawe mu mudugudu bakora nk'inama, nawe agatanga igitekerezo kandi bakacyumva. Siko bimeze Joseph? Niko bimeze. Ariko bakaba banasaba ati rero twebwe abo muri murenge hari bamwe bafite umuriro, hari n'abandi badafite umuriro, bakaba basaba rero ko bahabwa umuriro ndetse n'ayo mazi. Joseph, igihugu cyacu rero ni cyiza kandi rwose baza aho umuriro utari buri wese nabwo azawubona, ariko mugomeze nyine mufashe igihugu, mugire inama abo ngabo bishora mu burembetsi. Tubagira inama cyane ko babivamo, kuko natwe twarabikoze. Ariko wivuyemo. Joseph nawe yarabikoze ariko ibivuyemo. Turacyari hano mu mpinga, aho ureba hakurya ni muri gihugu cya Uganda. Hano hose turi ni Rubaya, urebye neza hano ni Rubaya, hirya ho gatoya ni muri Cyumba. Natwe tukomeza tubatembereze hano, twaje kugira ngo tukomeze tuganire n'abaturage baho bagiye batandukanye. Murabona ko babyukira hano mu buhinge bahinga, kuko Joseph yavuze ati rwose aho gomeza nishahisha mu bijyanye no gucuruza ibiyobyabwenge biturukana mu gihugu cy'abaturanyi. Ati rwose nabivuyemo, ahubwo ubu ngubu nayobotse ibyo gukora hehe mu mirima. Aranavuga ati rero banakoraga mu cyayi, ariko bahura n'ikibazo cy'uko icyayi ngo bongeje amasaha yo gukoramo. Ibyo bikaba bituma rero kandi n'amafaranga babona mu cyayi atatunga imiryango yabo. Turacyari kugenda tuganira n'abaturage b'Icyumba, reka tubashimire, ntuze gukuraho gusa turakomeza tubane.